tugiye gufata akanya tuvuge ku bitekerezo cyangwa se imitekerereze iranga abagabo ba nyabo. Ese wagendera kuki umenya ngo uyu muntu ni umugabo cyangwa se azavamo umugabo uhamye? Abakobwa ngo bakunda guhura n'iki kibazo, ariko n'abasore cyangwa se abagabo bakenera kumenya ngo ni ibihe bagomba kuba bakora ngo bagaragare nk'abagabo kuko. Ese ni iyihe mitekerereze iranga abagabo ba nyabo? Ni ibihe bitekerezo ugomba kuba ufite bikubahisha kandi bikagaragaza nk'umugabo, by'umwihariko imbere y'umugore ndetse no mu bandi? Ndagira ngo mwicare hamwe. Ndashaka ko ntazigira na rimwe numva hari umwe mu bakunzi bacu wiswe imbwa. Ikaze rero. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Inkuru ngiye kugusomera itangira igira iti ngo burya ikintu kibabaje birenze nuko n'abagore benshi cyangwa abakobwa b'iki gihe bazamara ubuzima bwabo bwose badahuye n'urukundo rwa nyarwo. Urunguru ngo ni uruturuka ku bagabo ba nyabo koko. Abenshi ngo ntibazi ngo umugabo wa nyawe ni uwuhe, ngo se abatekereza iki, ngo yitwara gute imbere y'umugore. Biragoye kubyumva, ariko ngo abagabo benshi bazasaza cyangwa se basaza bahora bari hasi kuko batazi ngo umugabo wa nyawe ubundi atekereza ute, ese akora iki, gute, ibiki se, ryari se ahubwo. Ngo turi mu myaka aho abagabo benshi batazi ngo bisaba iki ngo ube uri umugabo koko umwe twese twemera. Twagiye ngo umugabo wa nyawe iyo afite umukunzi cyangwa umugore amwitaho kugeza aho amubaza uko umunsi we wagenze, kandi igisubizo umugore amuhaye akitaho bya nyabyo, apana kubibaza gusa. Umugabo wa nyawe ngo yubaha imipaka ya buri muntu, yizera ko buri wese afite ibyo atakora. Ntabwo gushyiraho agahato ngo kuri ibintu runaka. Mwumve neza ibi bintu, ndi kwibasira neza bamwe mwubatse cyangwa se ababayeho bisa n'ibyo. Ntabwo ahatiriza umugore cyangwa umukobwa gukora ibintu adashaka, yubaha imipaka ya buri muntu. Ngo umugabo atanga umwanya kubo akunda kandi afata umwanya we akiga ndetse akumva neza abantu bari kumwe, akumva ko nabo ari abantu nyine n'abantu. Kurugero ntagashikama ngo yumve ko ibintu bigomba kugenda uko we abishaka, ahubwo ngo abazi neza ko buri wese afite amahitamo, mbese azi neza ko n'undi ari umuntu kandi nta muntu uri nta makemwa, mbese utagira ikosa oya ntawe uzabona. Ngo akora ibintu neza kandi ntabwo ahuzagurika ngo usange uyu munsi yabikoze neza ejo nabi. Abazi neza icyo ashaka. Umugabo cyangwa se umusore uzavamo umugabo mwiza ngo nimukundana azakwitaho bya nyabyo kandi bitagabanuka. Ntibizashingira iminsi ishize ngo ingana iki, azahora ari umugabo koko. Bakobwa mwumve neza izi nama. Niba hari umuntu ukunda musharinge iki kiganiro nawe acyumve. Nkuko bakobwa ngo umugabo wa nyawe niba mufite ibyo muhuriyeho azaguhamagara buri munsi cyangwa se akoreshe n'ubundi buryo. Urugero ni nkuko bakundana juste kugira ngo amenye ko umuntu w'ingenzi kuri we ameze neza. Uyu nguyu ngo azakurindira umutima w'abantu akunda, kandi ibyo azabikora nk'ikintu kibanze nyambere mu buzima bwe. Abantu akunda guhera kuri nyina kugeza ku bandi bose b'ingenzi mu buzima bwe. Ntabwo afata imyanzuro ntakuka, iyo ari mu ikosa yisubiraho. Ni umugabo. Numvise hari ababishize ku rundi rwego ngo ubugabo tusubiraho hajya ngo bubyara iki, ngo ni ububwa. Niko bavuga. Ngo ntabwo afata imyanzuro agendeye ku byiyumviro by'akanya gato cyangwa se by'ako kanya. Kumubona umugabo arakaye agahita atwika umugore we, n'urugero aho ngaho oya si gutyo bikora. Ntabwo ari gutyo bikora. Ngo umugabo wa nyawe ntazigera ajijinganya mu gihe akubwira cyangwa se abwira umuntu icyo ari cyo kuri we, urwego gufataho. Tugarutse ku bakobwa nanone, ntabwo azagushyira mu rujijo. Uyu kandi ngo asaba imbabazi iyo ari mu makosa, tumaze kubivuga, kandi aguma ku mahame ye cyangwa se ahama ku mahame ye. Uko yitwara ni inyangamugayo kuri we bwite. Mwumve neza ayo magambo. Niba ukundana n'umusore cyangwa ufite umugabo, ngo ntabwo azigera yumva ari ibintu birenze cyangwa se bigoye kuba yababaza abandi kugira ngo arinde amarangamutima yawe wakunda. Uko wiyumva nibyo aharanira kurinda, n'ibyo ngibyo nyine. Ngo azakwitaho wowe mukobwa cyangwa se yita ku mukobwa bafite ibyo bahuriyeho, kandi nta ngaru y'igitsina aba mwitezeho. Atiteze ngo muzaryamana cyangwa se atiteze ko muryamana.
abakobwa nimwe ndi kwicarira. Azaharanira kutigera ashimisha undi mugore cyangwa umukobwa ngo uretse uwe cyangwa se wowe mukundana. Ibyo akwitezeho nureba ngo uzabona ari ibyanyabyo. Uyu ngo azakureka ko uri uw'agaciro apana kubura amahitamo kuri we. Option: azi neza guhitamo iby'agaciro kuri we n'iby'amahitamo akabitandukanya. Uwo ni umugabo wa nyawe. Umugabo wa nyawe kandi ngo abantu be ababa hafi kandi akabafasha gukira ibikomere iyo babifite, ntabwo abatererana. Iyo bitameze neza abanambaho. Abazi agaciro k'abantu bamukunda cyangwa akunda kandi ntiyishyira mu kangaratete ko kuba yababura. Ni umugabo. Bakobwa nimwakiriza inama. Nyuma mutegereze umugabo wa nyawe uzatuma mudasinzira, ababaza ibikwerekeyeho cyangwa se ibiberekeyeho agaciro kawe ngo akunde akiyubakemo nawe. Bagabo namwe nicyo gihe ngo mu bagabo ba nyabo. Ni ikiganiro cyitwa Agatabo ugikurikirana kuri Telemontagne Rwanda. Agatabo reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa buri ko dushyizeho video nshya nk'iyingiyi. Wakunze iyi video yisharinge umuntu wawe ukunda nawe yakire ubu bumenyi. Nitwa Mugisha, ntuzacike ubutaha.